hari ikintu abantu benshi bakunze kugaruka bakavuga se ngo 666. Ubushize tuganira nababwiye ko icyo tureba cyane cyane si umubare, icyo tureba ni authority, ubushobozi, power. Mbahaye ikaze cyane kuri The More Life channel. Uyu uri imbere yanyu ni Jom, cyangwa se ukaba wanyita Jom. Mbifurije ikaze rero ku bantu mwese mukunda iyi channel kandi mukaba mubitwereka. N'umugisha kubagira, n'umugisha cyane. Nkaba mboneyeho rero kubasuhuza no kubifuriza ibihe byiza aho muherereye hose mu mirimo itandukanye murimo, aho muherereye ku isi, mu mpande enye z'isi nk'uko dukunze kubivuga. Nkaba rero nababwira nti shalom shalom, mugira amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Tugarutse muri studio rero kugira ngo tuganire kuri digital ID nk'uko twabiganiriyeho ubushize. Mbabwira nti nzagaruka tubinonosore. Uyu munsi rero naje kugira ngo twongere mu by'ukuri turebe ni ukubera iki umujyi wa London ukomeje gutangarizwamo ibintu bikomeye. Murabizi ko ubushize tuganira nari mu mujyi wa London, narita Birmingham, mbabarire, mbabwira ibyahabereye mu 2022, mbabwira ko ariho baduhereye ikigirwamana cyitwa ba, akaba ariho cyashiriwe ku mugaragaro. Rero no kubijyanye nanone na ID barakomeje mu bijyanye n'ikoranabuhanga, bakaba ariho bo babaye abambere mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi bashize ahagaragara ibitekerezo byabo ku bijyanye n'irangamuntu y'ikoranabuhanga. Uyu rero Prime Minister akaba yaratangaje ko nta muntu uzashobora kugira ikintu akorera ku butaka bw'Ubwongereza atafite iyo rangamuntu. Ushobora kwibaza uti se ubundi ntibari bafite irangamuntu? Irangamuntu bari bafite mu by'ukuri yari data, ariko data z'igihugu gusa, data igihugu kimwe gikontorora. Ariko ibyo bagambiriye, mu yandi magambo, ibyo bagambiriye ubu ni ugukora database y'abantu batuye ku isi yose. Ni ukuvuga abagabo bashobora kuba bafite profile y'umuntu wese utuye ku isi, ibyo akora, aho aba, aho atuye, aho acumbitse, indwara arwaye, ibintu byose, emergencies, aho bamushakira bamukeneye, abantu banyuraho kugira ngo bamugereho, ibintu byose akaba afite profile yubatse muri systeme ku buryo igihugu icyo ari cyo cyose gishobora kugira gute kwigiraho access. Ibyo rero babizana mu buryo bavuga ko ari uburyo bwa security, kandi bo Abongereza bavuze yuko bizabafasha kugira ngo bashobore kugabanya umubare bimukira mu Bwongereza. Ese koko byaba ari byo cyangwa byaba ari kuyobya uburari? Ibi rero nkaba ngiye kubihera ku ijambo uyu Prime Minister yavuze, yitwa Starmer. Reka twumwumve. You will not be able to work in the United Kingdom if you do not have digital ID. Mwabyumvise rero, aragira ati ntabwo uzashobora gukora udafite digital ID. Nuko rero bimeze, kandi birakomeje, ni umugambi wabo. Ariko uyu mugambi wabo hari abantu benshi bagiye bavuga. Hari umugabo witwa Klaus Schwab, akaba ari we wari umaze igihe kinini, akabangira ngo ari nawe founder wa WF. Akaba hari ikintu yavuze ku bijyanye na cyber security, avuga yuko cyber security ari threat kuri humanity, cyangwa ku bantu bose batuye ku isi. Noneho iyo bihuje n'ibitekerezo byabo byo kuba baroling out izi digital IDs, kandi bafite impungenge za cyber security, wumva yuko mu by'ukuri contradictory. Donc barabusanya mu buryo bashaka kwerekana uburyo izi technology zabo zashobora kubafasha. Reka twumve icyo Klaus Schwab yavuze iki Klaus Schwab ku bijyanye na cyber security. Klaus Schwab yagize ati, we all know, but still pay insufficient attention
to the frightening scenario of a comprehensive cyber attack, which would bring to a complete halt to the power supply, transportation, hospital services, our society as a whole. The COVID-19 crisis would be seen in this respect as a small disturbance in comparison to a major cyber attack. To use the COVID-19 crisis as a timely opportunity to reflect on the lessons the cybersecurity community can draw and improve our preparedness for a potential cyber pandemic. Claude Schwab aganira n'abari imbere yiwe mu bihumbi 2020 yavuze ayo magambo nicyo gihe yavugiye avuga ati nimufate akanya muri reflecting ku biri kuba ubu ngubu namwe mubitekerezeho mu gihe twaba twagize cyber security ati za power grid zahagaze ibitaro byahagaze ibintu byose byahagaze uko bizaba bimeze arangije aravuga ati nimugendere ku byo iki cyorezo kiberetse muhere ko mwubaka uburyo mwajya muhangana n'ibibazo nk'ibi ngibi aha rero nkaba mvuga nti abongereza ari nabo batangiriye aba west kugira ngo ba rolling out za digital ID ntabwo mu by'ukuri bayoboye ibyo bari gukora oya ni uburyo babonye yuko bwakoroha mu buryo bwo gushobora gukontorora icyo bita data za buri muntu utuye ku isi uwo ari we wese bivuze iki rero bivuze ko ushobora kuba wafashe n'indwara runaka wajya kwa muganga umudokiteri wakigupima bihita byihuza na profile yawe niba rero hari abantu bashinzwe gucurakinga bene izo ndwara gucurakinga abantu bafite indwara zimwe abantu mbese data murumva icyo data mu by'ukuri zikora murabyumva cyane mwumva kuba umuntu afite data kuko nka hano human capital niko bakunze kuvuga ngo ni human capital iyo ufite abantu ni ukuvuga ko ufite umutahe iyo ufite data ni ukuvuga ko ufite umutahe okay ni ukuvuga iki ubasha kumenya murabizi tuvuge nka Google igurisha data z'abantu bayikoresha cyangwa se website iyo ari yo yose ugiyeho isigarana data zawe hari noneho n'abacuruzi bajya kugura izo data zacu mu bigo bitandukanye bishinzwe kugurisha data nyine ugasanga bagukozeho advertisement mu buryo utashobora gutekereza kubera iki kubera ko wagiye kuri website wa browsinze n'urugero urimo kureba wenda uri gushaka umuti w'amenyo n'urugero bakaba bakubonye bakagucacira noneho bagahita bafata za data bakazoherereza babandi bacuruza iki bacuruza ibijyanye na dento cyangwa n'ibijyanye n'amenyo nuko rero data mu by'ukuri bashaka kuzikontorora ariko cyane cyane bikaba bizabafasha mu buryo bwo gukontorora movement gukontorora ibijyanye na medical mu bijyanye na economic ibijyanye na control mu bijyanye na social ibyo byose bisamikiye kuri icyo kintu cyitwa digital ID ndagira ngo mbereke icyo abashinwa bo bayikoresheje abashinwa dore icyo bayikoresheje ni iki reka mbibasomere mwumve Chinese social credit system is a complex set of regulations and initiatives that uses a personal or a business behavior to rate their trustworthiness. Although there is no single unified national score, a person or a company's score can be affected by factors like paying taxes on time, environmental compliances, or meeting legal and ethical obligations.
a low score can lead to punishments, while high score can result in benefits such as easy access to loans, priorities for services, and other privileges. Mwabyumvise rero, urebye byonyine urebye wenda tuselekisiyonye nk'ibintu nka bingahe, wenda tukareba nk'iki lower score can lead to punishment, icyo cyonyine giteye ubwoba. Niba ngewe kugira low score, iyi lower score ikaba byamviramo guhanwa, nkaba ntahari privileges nabura, cyangwa se nkaba ntagira access ku bindi bintu bimwe na bimwe, cyangwa se ufite high score akaba yagira ibyo andusha ngewe nk'umuturage, kandi tugomba kuba iko, ntabwo icyo kintu ari ikintu abantu bakwiye gufataho minenekwe. So reka rero dukomeze tuganira tureba mu by'ukuri niki abongereza bazakora. Ibi ni ukuvuga ko ntabwo ari mu Bwongereza gusa, na hano muri Amerika ndabitekereza yuko bizahagera, cyangwa se byamaze kuhagera, nubwo batari babyefosinga, ariko iki ni ikibazo kizabangamira abantu benshi, kizabangamira umudendezo w'abatuye ku isi, kubera ko ntekereza ko iyo urebye cyangwa ugakomeza ugasoma amakuru y'ibijyanye n'iyi social credit, ari naho izaba iri mapped kuri iyi digital ID mu Bushinwa, ni ukuvuga ngo iyo bavuze punishment, ni ukuvuga ngo hari igihe biba ngombwa yuko bagugumisha mu rugo bitewe n'uko wagize lower score, bakabigugumisha mu rugo. Ntushobore kuba watega indege, ntube wa boarding indege, ntube wa boarding a train, ntube wava ahantu hamwe ngo ujya ahandi. Kubera iki? Kubera kuri muri punishment, wahanywe kubera ufite low score. Utushobora kugira low score gute? Babivuze ukuntu bishoboka kubigenda, igihe mu byo kuri utarimo kubahiriza environment, urimo kwafecta environment, cyangwa se uri kwafecta social na governance y'igihugu. Ibyo bintu byose nk'uko mwabibonye mu Bushinwa biri kugenda bikorwa, abaturage bibashira kuri pressure, ariko kandi nka leta y'Abashinwa bo bumva bibafasha kugira ngo bashobore gukurikirana abaturage kandi babashire kuri iyo discipline. Eske murumva ibyo bintu byo bizatworohera? Yohana ibice 10 n'umurongo wa 10 haravuze ngo umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko njyewe nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo, ndetse ngo zibone bwinshi. Amen. Yohana yandika aya magambo, urumva ko yayanditse nk'aho ari Yesu, donc ni Yesu wabivuga, ariko Yohana arabyandika nk'uko yabyumvise. Umujura ntazanwa n'ikindi uretse kwica no kurimbura, kwiba, kwica, kurimbura. Ariko Yesu aravuga ati njyewe nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo kandi zibone bwinshi. Ndashaka kubabwira ko umujura ntazanwa n'ikindi, kwica, kwiba, kwica no kurimbura. Isi itwawe n'umwijima. Icyo umwijima ugambira buri gihe ni igihakana Imana, ni ikintu nyine gihakana Imana, nta kindi. Ariko ndagira ngo mbabwire yuko ntabwo nkuhitiramo icyo wakora, kuko ntabwo rwose aricyo kinzanya. Ntabwo nkubwira ngo niba uri mu Bwongereza we gufata iyo ID. Ntabwo nkubwira ngo niba roringa iwacu Rwanda ngo ntuzagende kuyifata. Oya. Ariko icyo nkubwira, ndashaka kukubwira ngo hamanya n'umutima wawe ko ibyo urimo ubisobanukiwe kandi bihamanya n'umutima wawe. Ntabwo ukwiye kuba imbata y'ikintu icyo ari cyo cyose. Ntukwiye kuba imbata y'ikintu icyo ari cyo cyose, ntukwiye no kuba imbata y'umuntu uwo ari we wese. Sibyo? Ariko ukuri
ni mu kumenya. Numenya ukuri, ukuri kuzakubatura. Ushakisha ukuri, kuko umujura we azanwa no kwiba, kwica no kurimbura, nta kindi kimuzana. Urumva? Twagiye tureba amakuru atandukanye byo kuri Shrub, wari head cyangwa se former head of WF yavuze muri 2020 avuga ibijyanye na cyber security. Twumvise Noah ndumva nawe ari umwe muri bo, ibyo yavuga kuri AI, ndetse twumvise n'ibyo Starmer yavuze ariwe prime minister wa UK. Twarebye ibyo abachines bagezeho n'icyo biri kubafasha, byose twabibonye. Hasigaye ukuri niko gomba kukubatura konyine. Uco igihamanya n'umutima wawe nicyo cyonyine kigomba kukubatura. Nkwifuriza ibihe byiza kandi mwifurize kubatuka no kumenya ukuri. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Nayo makuru nari mfite cyane nashaka kugira ngo tuganire kuri digital ID. Umereze igitekerezo kandi unakande subscribe kuri iyi channel, umereze comment, umbwire icyo wifuza ko nazakuganiriraho ubutaha, cyane cyane ko kuri iyi channel yacu kubera kumara igihe cyane tutakora, biri slow cyane ku buryo distribution ya video ziva kuri channel yacu zitari gukorwa nk'uko algorithm ubundi yakabaye iri kubikora. Rero wowe nuyibona ukabona ikugezeho, kanda kuri like, unayisharinga inshuti zawe, hanyuma ukomeze kugira ibihe byiza kuri iyi The More Life TV wase channel. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane, mugire amahoro y'Imana. Hanyuma Jom ndetse na The More Life nakagaruka. Ciao ciao, bye bye.